Igitondo cyiza kuri mwese ndabasuhuje cyane, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Uyu munsi turaza gusoma igitabo cy'Itangiriro igice cya 32 kigizwe n'imirongo 33. Muratwihanganira cyane, uyu munsi twagize ikibazo cya tekinike cyatumye tutabaha ikiganiro mu masaha y'isa 12. Iki kiganiro rero muzajya mugikurikirana nk'uko bisanzwe saa 12 z'igitondo, ariko turimo turategura n'uburyo twabashyiraho gahunda ya mu gitondo saa 12 na nimugoroba saa 12, mukiyumvira igice kugira ngo dusome Bibiliya tuyigeze ku musozo vuba. Nkuko nabikubwiye, tugiye gukomeza n'igitabo cy'Itangiriro igice cya 32. Umurongo wa mbere: Labani azinduka kare mu gitondo, asoma abuzukuru be n'abakobwa be, abasabira umugisha. Labani aragenda asubira iwabo. Abamarayika b'Imana babonekera Yakobo. Umurongo wa kabiri: Yakobo akomeza urugendo, abamarayika b'Imana bahura nawe. Umurongo wa gatatu: Yakobo ababonye aravuga ati, aba ni umutwe w'ingabo z'Imana yitaho hantu Mahanayimu. Umurongo wa kane: Yakobo atuma intumwa ngo zimubanzirize zijye kwa Esawu mwene se mu gihugu cy'Iseyiri mu ishyamba rya Edomu. Umurongo wa gatanu: arabategeka ati, muzabwire databuja Esawu muti, umugaragu wawe Yakobo ngo yabanaga na Labani ageze ubu. Umurongo wa gatandatu: kandi muti, afite inka n'indogobe n'imikumbi n'abagaragu n'abaja, none adutumye kuza kubikubwira databuja kugira ngo akugirireho umugisha. Intumwa za Yakobo zimubwira yuko Esawu aza. Umurongo wa karindwi: izo ntumwa zisubiraho Yakobo yari, ziramubwira ziti, twageze kuri mwene so Esawu kandi araza kugusanganira azanye n'abantu 400. Umurongo wa munane: Yakobo aratinya cyane, hagarika umutima abantu bari kumwe nawe n'imikumbi n'amashyo n'ingamiya, abigabanyamo imitwe ibiri ati. Umurongo wa 9: Esawu yatungukira ku mutwe umwe akawurimbura, usigaye wakira. 10: kandi Yakobo arambaza ati, Mana ya sogokuru Aburahamu, Mana ya data Isaka, Uwiteka ntiwambwiye uti, subira mu gihugu cyanyu no muri bene wanyu, nanjye nzakugirira neza? 11: ku mbabazi zose n'umurava wose wagiriye umugaragu wawe, sinari nkwiriye guhabwaho n'ibyoroheje hanyuma y'ibindi, kuko nambutse Yorodani iyi mfite inkoni nsa, none mpindutse imitwe ibiri. 12: ndakwinginze unkize mwene data Esawu, kuko mutinya ngo ataza akanyicana n'abana n'abanyina. 13: nawe warambwiye uti, sinzabura kukugira neza, nzahwanya urubyaro rwawe n'umusenyi wo ku nyanja utabarika. 14: aharara iryo joro yenda ku byo yari afite ngo abihe Esawu mwene se ho impano. 15: ihene z'abagazi 200 n'iz'amapfizi 20 n'intama z'abagazi 200 n'iz'amapfizi 20. 16: n'ingamiya z'ingore 30 n'imicanda yazo yonkaga n'inka 40 n'amapfizi 10 n'indogobe z'ingore 20 n'ibyana byazo 10. 17: abiha abagaragu be umukumbi wose ukwawo, arababwira ati, nimujye imbere mujye mushyira intera hagati y'umukumbi n'undi. 18: abwira ugiye imbere ati, Esawu mwene data nimuhura akakubaza ati, uruwande kandi urajyaye, kandi nibyo ushoreye ni ibyande? 19: maze umubwire uti, nibyo umugaragu wawe Yakobo, ni impano uhawe databuja Esawu, kandi dore nawe ari inyuma yacu. 20: maze abitegeka n'uwa kabiri n'uwa gatatu n'abakurikiye iyo mikumbi bose ati, aba ariko mubwira Esawu nimumubona. 21: kandi muti, dore n'umugaragu wawe Yakobo ari inyuma yacu, kuko yabwiye ati, ndamwuruza impano zingiye imbere, maze nyuma tubonane ahari aranyemera. 22: nuko izo mpano zimujya imbere, aharara iryo joro n'umutwe w'abantu we. Yakobo akirana na marayika w'Imana. 23: abyuka muri iryo joro ajyana n'abagore be bombi n'inshoreke ze zombi n'abana be uko ari 11, yambuka icyambu cya Yaboki. 24: arabajyana abambutsa uwo mugezi, yambutsa n'ibyo yari afite byose. Yakobo asigarayo wenyine, haza umugabo aramukiranya bageza mu museke. 26: abonye yuko atamutsinze, akora ku mutsi wo ku nyonga y'itako rye. Umutsi wo ku nyonga y'itako rya Yakobo urareguka bagikirana. 27: umugabo aramubwira ati, ndekura kuko umuseke utambitse. Aramusubiza ati, sinkure ku rutampaye umugisha. 28: aramubaza ati, witwa nde? Aramusubiza ati, ndi Yakobo. 29: aramubwira ati,
ntukitwa Yakobo ukunda, ahubwo uzitwa Isirayeli, kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha. 30 Yakobo aramubwira ati ndakwinginze mbwira izina ryawe. Aramubaza ati niki gitumye umbaza izina ryanjye? Amuherayo umugisha. 31 Yakobo yita aho hantu Panuweli ati ndebesheje Imana amaso sinapfa. 32 izuba rirarasa akirenga Penuweli acumbagizwa n'ikibero cye. 33 ibyo nibyo bituma Abisirayeli batarya umutsi wo kwitako uri ku kibero na bugingo n'ubu, kuko wa mugabo yakoze ku mutsi wo ku nyonga y'itako rya Yakobo. Iki ni igice cy'itangiriro 32 cyari kigizwe n'imirongo 33. Reka mbasabire umugisha uturuka ku Mana, wirirwane namwe mwese umunsi mwiza.